Okay guys, ese wari wajya gutanga comment hano kuri YouTube wakanda ukabona ntibikunda comment zirafunze kuri video y'umuntu? Ese wari uploadinga video hano kuri YouTube yamara kugira abantu bajya gutanga comment bikanga? Nimba icyo kibazo kijya kikuboreka nkubwira utuntu duke cyane dushobora kubitera hanyuma uhita dukosora. Harimo benshi muri mwebwe comment zifunga nta ruhare mwabigizemo. Yego harimo n'abazifunga babishaka, ariko abenshi bazifunga batabishaka. Reka nze nkubwira impamvu ujya gutanga comment kuri video y'umuntu bikanga, hanyuma nawe nkubwira impamvu video yawe kuyikomantingaho bidakunda kandi wowe ushaka ko abantu bakomantingaho. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, niba ari ubwa mbere ugeze hano tuguhaye ikaze. Ukore subscribe, ufungure inzogera nawe uze kutubaza ikibazo ujye uhura nacyo hano kuri YouTube. Turi mu cyumweru cyo kubazwa no gusubiza hano kuri YouTube. Hanyuma mbibutse ko tubana na icyanzu.com, niyo website hano mu Rwanda igufasha kubona ibikoresho byose byagufasha gukoresha social media zawe neza kandi ku giciro cyiza. Urasura wa@icyanzu.com hanyuma uhahe aho hantu hose waba uherereye mu Rwanda barabikugezaho. Yaba ama ring light, yaba microphone y'imigozi ndetse na ya wireless, yaba camera stand, ibikoresho byose bitandukanye byagufasha gukesha amafoto yawe ndetse n'amajwi yawe byose biriho. Sura icyanzu.com cyangwa ubahamagare kuri 0788613177 hanyuma babikugezeho aho uherereye hose. Ndabibutsa kandi ko tubana na Twika SMM, ikaba ariyo company yonyine hano mu Rwanda no mu mahanga yiyemeje kuzamura social media zawe ikazigeza ku rwego ushaka. Baragufasha kubona ama YouTube channel monetize, utangire uhembwa, utangire gukirigita udufaranga twa YouTube, baguha aba subscribers kandi ku giciro cyiza, baguha aba followers kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Facebook, baguhe views, baguhe likes kandi ku giciro cyiza byose. Sura website yabo ni wa@twikasmm.com cyangwa ubahamagare kuri 078930255661. Reka duhite dutangira. Turatangira tureba ngo ese niki gishobora gutuma umuntu uploadinga video atigeze afunga comment ku bushake bwe, hanyuma yamara kugeraho abantu bajya gukomantinga bikanga. Hari ibintu bibiri bishobora kubitera. Icyambere, igihe cyo uriho uploadinga video hano kuri YouTube hari abantu bakunda kubazwa ngo hitamo, is this video made for kid or not made for kid? Aho hantu rero hajya hakunda kubera ikosa yutagasobanukiwe neza ku kantu ugahitamo nabi, birangira ushoboye gufunga comment za video zawe, kuko buriya content zose ziri made for kids ntago zijya zakira comment. Nukuvuga ngo rero ushobora gukora ikosa mu gihe ugiye guhitamo ugahitamo ngo yes this video is made for kid, ugahita wisanga uploadinze video yawe ko igenewe abana kandi video z'abana ntago zakira comment. Ubwo rero tayari comment zawe ubu zifunze, umuntu wese uri buze kujya gutanga comment arasanga hafunze. Rero kugira ngo ukemure icyo kibazo cyuko uploadinga video ugasanga nta comment ziriho kandi utabishakaga, washaka ko abantu bakomantinga, menya ko ugomba kuzajya uhitamo nimba ari video koko igenewe abantu bakuru cyangwa se channel yawe atari y'abana, menya neza ko ugomba kuhitamo ngo no it is not made for kid. Nuhitamaho icyambere uzaba ugikemuye comment uzajya uzakira kuri video zawe. Ndizera ko aho hantu ubundi niho hantu hakunda gufunga comment abantu batabizi, mbese ukibaza ikintu wakora ukabona ahanditse comment hari turned on ariko ukabona nta muntu wakomantinga kuri video yawe. Hanyuma ikindi kintu gishobora kubitera kwa uploadinga video abantu ntibashobore kuyikomantingaho ni wowe ubihitamo, we nyiri kwa uploadinga ahantu hari nuzemo option ahantu handitse comment, wowe ugasanga wahakanze turn on. Reba ko aho hantu hakanze turn bwo abantu bazashobora gukomantinga kuri video zawe. Hanyuma hari n'abandi bajya bakunda kuvuga ngo urakomantinga mu kanya gato comment yawe ukabura yibuze. Yego bibaho, hari igihe nyiri video aba ari muvinze comment yawe, cyangwa se hari igihe iyo terms wakoresha commentinga nyiri video aba yarasetinze ko ari spam cyangwa se ari iryo jambo wakoresheje adashaka ko abantu bazajya barikoresha muri videos. Ibyo bintu yabikomantinze rero bambiye yabisetinze wowe ugakomantinga iryo jambo, uza kwisanga uri gukomantinga mu kanya gato comment yawe ikabivuyeho. Ariko se kuri bariya totally biba bifunze ku buryo uri buze gukomantinga biba byagenze bite? Hari igihe nyiri video ashobora kukubloka
akavuga ati sinshaka ko umuntu uyu n'uyu azajya akomantinga kuri video zanjye, cyangwa se wakoze nka video ivuga ku muntu runaka ugahita ufunga comment udashaka ko aza gukomantinga wenda ngo yisobanure ku bintu runaka. Icyo ni ikindi. Hanyuma wowe ujya gukomantinga nujya ubona comment ujya kuzitanga bikanga, jya ureba ko ari ku bantu bose, ntugakunde kureba ku muntu umwe. Iyo ari umuntu umwe ashobora kuba yakubrotse cyangwa yarabrotse iryo jambo, cyangwa se we yakoze ikosa ka uploadinga video ari made for kids, cyangwa se yafunze comment. Ikindi, jya ushyira no ku bandi bose, nuza gusanga biriho byanga hose wowe ubwawe ugende wicekinga. Ikintu ushobora gukora ni iki: hari ukuba wafata YouTube application yawe ukayi-updatinga, ukajya kuri Play Store ugakandikamo YouTube, hanyuma ugahita ubona ijambo ryanditseho update ukayikanda, kuko nicyo kintu gishobora kukubuza gukomantinga wowe ubwawe. Ni ukuvuga ngo ikindi, iyo ukunda gukomantinga amagambo cyangwa se ibintu YouTube ifata nko kuviolatinga amategeko yayo, cyangwa hari abantu baba barasetinze amakomenti aviolatinga, cyangwa se uburyo ugendera ku ma guidelines yabo kugenda uyaviolatinga ukoresha amaterms runaka, ibintu nk'ibyo bitandukanye, bikagiraho YouTube ikakurimita gutanga comment mu gihe runaka, bigeraho bikarangira, ariko YouTube ubwayo nayo ishobora kukurimita mu gihe runaka. Rero ndizera neza ko abantu bajyaga bibaza ibintu bishobora gufunga comment, harimo ibyo ushobora kugiramo uruhare, hari n'ibyo udashobora kugiramo uruhare, cyangwa ukabikora ubizi cyangwa se wibeshye. Ndizera neza ko umenya icyo ushobora kuba wakora, cyane cyane kuri wowe ujya ukunda gutanga comment bikanga. Rebanza wa updating YouTube yawe, hanyuma ikindi urebe kujya ukomantinga amagambo ari positive. Abantu mukunda gukomantinga ibintu biri negative kandi noneho biharasinga abandi, birangira YouTube ishobora no kuba yagufungira ntuze comment cyangwa se uburenganzira bwo gukomantinga. Hanyuma we wajyaga uploadinga video abantu bajya gutangaho comment bikanga, ndakubwira ko ukoze ubwo buryo bwo kuba wahindura izo settings byakoro. Hanyuma reka dure muri video itaha, ikibazo nawe waba ufite wakimbaza muri comment, hanyuma nawe tukaza kukivuga. Nibi n'abantu baba babimbajije. Ndabakunda, bye.